niba na bari yenda afite ibyo yavuganye n'umugore we sibyo na bari uwo nagenda avugane n'umugore we ku giti cye ariko ntagenda ngo acengeze umugore we mu kujya kuvuga abandi cyangwa kubandikira cyangwa kubahamagara ngo wa mugore wa na bari ivange muri ibyo bintu kandi atazi baba na bari babiri cyangwa se wa na bari umwe icyo bapfuye. Daimon ugendera kuri imihanda baba we niba agenda nk'inzoka y'imbarabara niba umudayimon ukora kuri YouTube agendera mu birere niba umuzimu ugendera hano agenda mu gataro niba umudayimon ukora kuri YouTube agendera muki niba agenda mu mazi niba agenda ninjo umudayimon ukora kuri YouTube niba agenda yambwiye ko Imana ivuze ko agomba kunsengera nkabona urubyaro ariko avuga ko uko yavuze tugomba kubanza kwibarangura bakajaganyurana kwijaganyurana nyine kwibarangura ubwo simbivuze imvugo yabyo kwibarangura nanjye najaganyuranyije nta kibazo mubwira ko Imana itavuga gutyo kuva icyo gihe yahise ambroka ambwira ko nimba nkeneye umugisha nta nuwo nzabona igihe ntumvira amavuta y'abakozi b'Imana yemwe mwari muri ahariko mwiriwe kumvira amavuta y'abakozi b'Imana se no kwiyambura kumvira ako mwabantu mwe ako mwabagabo mwe namwe mwabakozi b'Imana mwe rwose ikibuga murimo muragicurika shingura sa nka hatatabawe na baba YouTubers abantu bari bamenyere ako se ubundi tuvuge bura ko batamutabaye cyangwa ari n'abamutabaye nje nagiyeyo kandi niwagaragaye kuri kamera ngora hiki ariko se kubera iki niba nabaye umuntu ushaka kwigira yerekana kuri kamera cyane ngo bikore ese wa mugani tugarukire Ezekiel ubu turavuga ngo mugani ngo ntabwo ngo abantu bamushyinguriye kandi umva na bagasaro barahageze abantu barahageze ntibagiye kuri kamera abagabo bari kuri no mihanda sibyo nk'abantu babanye neza ariko uyu munsi batangiye bavuga abandi none barimo baravugana urana ikibazo cy'amagambo mwabantu mwe mwatangiye muhuza mutwika muzengereza abantu muhuza mukora ibiganiro muri kumwe none uyu munsi nimwe mwe musubiranamo ese ubundi kangaruke ntaravuga kubijyanye niyo sanduka abakozi b'Imana byari bikwiye ko baza guhana bagahana inka n'amatungo n'imbwa n'ingurube n'ihene n'imbaraga bagacurika bagacurukura abantu b'abakozi b'Imana koko ibi bintu mwabihari abapagani k'abantu b'abapagani bahari bashoboye kuza kuvuga no gusubiranamo mwabibahariye none akandi kantu nshaka kuvugira hano kuri kamera sibyo wavuze ko Ezekiel yatwaye umurambo mu ntoki nanye ngusetse nka kasuko n'ujye useka gutyo wowe ushobora no kumupfusha ukabona naho umujyana ikintu cyo gusebanya tukireke sibyo nibyo koko umuntu yagize ibyago ariko nanone ninjya kuvuga ko Ezekiel bamuvuze ibi bintu ndashaka hari ijambo Ezekiel yakoresheje mu kuvuga nanye ndashaka kurikoresha muri iki kiganiro Ezekiel yakoresheje ijambo aravuga ngo mbere yo kuvuga yuko umugabo wawe bamuvuze cyangwa uvugira umugabo wawe wabuze ibyo aba yavuze abandi iryo jambo rivuze ku Gasaro yarivuze ati mbere yuko uvuga ko umugabo wawe bamuvuze wabuze ibyo aba yavuze abandi yego ariko wabuze ko akebo kagiye wamugarura none si uri kuvuga abandi ubuze ko ibyo uri kubibuta zabisarura igihe cyose uvuze abandi ujye utegereza nawe uvuge ngo amabuye nateye nzayasubizwa uri umukozi w'Imana Bibiliya iravuga ngo ibyo tubiba nibyo dusarura ariko nta muntu nanone nta ruhande ndiho nanjye nta ruhande itonde ariko na Ezekiel yari yavuga mu rupfu wenda ngo oya ntabwo tuvuze urupfu nyine yavuze ibyaha by'abandi nawe bavuga intege ze ko se vipi zawe fresh ariko nanagaruka ku kantu yavuzeho nanone ndakagarukaho aka Ezekiel yavuze ati umugabo wawe niba utazi ibyo avuga kubera icyo ushaka kubabazwa nuko bamuvuze ndashaka kuvuga ku bagore bajya mu bitugu by'abagabo bajya gushyigikira ibyo batazi ese n'umugabo wandi yavuze abagore nibamenya amagambo babwira abagabo babo kuko namwe murabizi ko umugabo ushaka kumwaksera mu magambo ukamuteranya n'umuntu ukamuteranya n'abantu ukamwangisha societe cyangwa se agahinduka bakabaragameza akabana bari mu ruhame ugasanga neza umugabo muhinduye zizenge kandi ari wakabaye mugira inama ukavuga uti niba aba bantu bagifite ubunyobushuti mushumba korode wakegera aba bahungu ko ari abahungu bawe ibikomere bafite ukabiganira nabo na mushumba nimba koko hari ibibazo yagize bakaganira uyu munsi wa none na Justin niba hari n'ikibazo yagize mukaganira mwabantu b'Imana murimo muratuganisha mwatubwirije ubutumwa bwiza mukatubwira ibintu byiza mukareka kutubwira ibintu bidukomeretsa kandi ibyo mutwigisha n'ibyo dufata niko gahunda zimeze byari bikwiriye gasa sha umva rero Justin yakoze imanuka muramuhagurukira
dore nuko harimo abagiye basabirwa ubufasha mukavuga ngo ntibarwaye birinda banapfa mw'abantu mwe mwese tugakundana inzira z'ikigendwa. Nabonye hari video iri kwa mushumba kwa Claude ivuga yuko ngo Gerard yagiye gusaba imbabazi we na Mutesi. Yes, abantu bagenda bagiye bayirebe ngiye nayibonye. Ntago nayibonye. Akibaze na titire niko ibivuga. Ntago ndi bumentioning ngo mvuge ngo Pastor Claude yunge na Mutesi ngo Mutesi yunge ngo na Claude cyangwa ngo mvuge ngo agetwa nde Gerard. Ngo mvuge ngo Gerard ngo ibikini biki ya icyo mvuze muri iki kiganiro mutari muzi. Iyi dossier irazura ibyari bitwikiriye nk'umukozi w'Imana nk'iby'umukozi waguye mu rugo rwabo agize iki atewe icyuma n'umugore we bikazinzikwa. Ayo makuru nayo arahari. Icyaha ni gatozi. Aha nitiraga abaraso akifata n'ubwenge bwe buzima, akifata n'ibitekerezo bye, akifata uko asa n'uko areshya n'uko ataha n'aho aryama n'aho abyuka. Akanenga k'umuntu yashyinguye gikene, agashyingura gitinde, agashyingura bitiyubashye. Gushyingura abamo kwiyubaha. Ubwo none se wavuga iki? Niba umuntu yavuga nyine ko umuntu yatwaye isanduku mu ntoki, gushyingura hasigaye harimo gikira akabamo na gikene. Navuga iki? Haryo mwashyinguye amenya na mwamushyinguje bigikire cyangwa amenya ko mwamushyinguje gikene usibye kwipasa muremure. Uziko nyenze umuntu wigeze kujya gushyingura umuntu agafata rambere. N'ubu yo rambere yamwahagije n'amagingo n'ubu byamuyobeye. Urabeshya. Yes, nanjye icyo nicyo nibaza kuko nta kuntu umugabo wawe yaba abanye n'abantu muri rusange ameze nkaho ariko reka mbabwire ubundi umugabo abikibazo ukananirwa no kumenya ko ari ikibazo. Umuntu abikibazo iwe akaba ikibazo hanze. Yemwe we hari akantu nibutse muri iki kiganiro. Niba ari uko abantu bubatse vuba ubundi umuntu avuga ku bantu basenye nawe yarasenye. Uzikomeretse kubona umuntu wihaye abantu batandukanye akavuga ngo abantu abantu ngo barasenye ngo abantu ngo ntibashobotse ngo umuntu koko nawe jo ese mwikanze iki? Hari umuntu wabwiye ngo wikanze ikinyagahe. Umuntu avuga ku bantu ngo barasenye yarasambuye yararwikoreye ku mutwe icyabuze ari TV1 ijya gufata amakuru nk'ayandi yagiye gufata matera ya Mutabazi. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubaye ikaze ababerereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi abari akagaruka twakiriye Jackie nyuma yo kuvuga ku bibuno turagarutse. Ku bibuno by'ibiterano uvuze ngo nakagaruka nibuka ko badusobanuye none tafeisi mwarakoze cyane baratubwiye ariko twabivuze neza. Nakagaruka bivuga turasubira cyose tuzasubira. Ariko batubujije kujya dutangiza akagaruka mu kiganiro ubwo tugiye kujya tuvuga akagaruka turi gusoza. Abashinga nahe gose n'abakenyezi mwaraciye kutubarira ingene tugomba kuvuga iyi nkuru yakagaruka mu kiganiro. Ibibuno akantu k'ibibuno yego bazongera kuvuga ngo ndabyibushye tuzaserera. Bimeze bite se Gasaro? Sha ibintu na mahoro no buryohe nta kibazo gihari. Nabonye rwose muri iyi minsi ibintu biri kugenda bijya mu buryo. Ibintu ni wane amatariki ameze nabi. Yasaze abantu bikene burishe. Ubwo muraje mu njombo ngo ndasabye ntawe nsabye mu mama horo mu magahenge nta nimero za. Ariko bakunda babibarega n'ubundi ntago bakunda babasaba. Rese ko mukunda babiba nta muntu wabasaba kuko mukunda babiba. Rero namwe mwiba mukomeze mwibi byarabahiriye. Jewe ariko nabonye gaye umuntu wiba abantu razi kwabwiza ukuri ati ubukene. Ariko umuntu yaza akakubwira ati napfushije nyogokuruza wa nyogokuru wa nyokorome wase wabo wamuhurutura akazi ndakazi wamubwira ati akagukuzaho uyobwa akabari bwagufasha kandi wamubeshye umubesha ko apfushije mu gisekuru kitanabaho cya kindi cyanyuma y'izindi. Niyo mpamvu rero abantu bamenyereye ubuzima bw'ikinyoma kubera ko bazi ko iyo uvugishije ukuri
nyine ntago abantu bakunda ntago ukuri ujise abantu ntago bakunda ukuri ya nk'ubu ngubu njano nkavuga ukuri kw'ikintu kindi ku mutima yego n'ikintu nshaka na muri comment banyanika nka kwa kundi nabonye banyanika ngo nza kuri kamera nagiye muri salo ariko se bamushaka ko akuse mu bye muvugishwe bamushaka umuntu azatasokoje biriya se n'ubuvuyeyo kandi biragaragara. Are you sure? No ndabona uvuyeyo maze ase ko nawe ukomeje kuba mpango none se urashaka aze kuri kamera asa gute ubukoko tubwizanye ukuri behind kamera yabibonye ko mvuyera noneho reka nkubwire ndabona ari wone noneho reka nkubwire ikintu gisekeje uriya munsi banavuze ngo nagiye muri salo ntaho naye nagiye ahubwo uyu munsi rero umwe ko abantu bareba nabi uyu munsi nibwo nagiyeyo uyu munsi nibwo nagiyeyo akiri ibimenyetso byawe ndabizi ko ibimenyetso uyu munsi ariko se telefone ngo abantu basigaye batinya ko nyegura ariko umuntu wavuze cyagiye ngo nagiye muri salo ahubwo uyu munsi yabibonye ko mvuyeyo. Yes, tukaba tubabwira mu dukurikirane no ku Ukwezi Live TV ya bajye baza tuba tubatwikiye sibyo rata bajye baza bagushyigikire ntacyo bitwaye bakurebe bagukunde nuko mujya mureba Jackie hano no kwicana bijye mugenda murebe ngewe igosha n'ukuri kose hari kibazo oya nta birenze zavuge ngo ntituba impore hano ni wacu naho ni wawe ni mu rugo Jackie twikomereze karuwa n'ikiganiro rero nta kibazo ndamuvuga cy'umugabo witwa Ezekiel Rukundo umwe bavuze watwaye umwana mu ntoki ko nukomeretsanye oya ndi kubaza umwe bavuze ko yatwaye umwana mu ntoki isanduku cyangwa isanduku y'umwana ndabizi impamvu mbivuze gutya nuko ariyo mvugo bakoresheje kandi abantu bamaze kumenyera ko nge nkoresha imvugo abantu bakoresheje ariko ntagendere gusesereza ngendere kuyisesengura yego wari umumbajije ukomeza ngo ndakumva nyine ati ariko se gasa byageze biti by'imihanda rimwe mbona abantu hari inshuti nyuma nkabona bongeye basubiranye ukivuga ku kintu cy'inshuti sasa kandebe hariya hakorye ubundi inshuti ninde ko umuntu yavuze ngo inshuti ni Yesu ariko se kambabaza ubundi inshuti zibaho ndatashye simubizi ko ubundi naturangije ikiganiro ndatashye ese ugasara abantu bari bamuhemukira cyangwa bari aho ngaho yirira aryohewe atazi ko nese ko abantu baramemukiye si rimwe si kabiri byatuma ntavuga ko ari abantu beza nyine hari inshuti zibaho ngende inshuti zibaho naye ndabyemera ariko noneho nago nshaka noneho ngo tugende twemeze ko iyi YouTube abantu bashoboye kubana neza bose harimo abantu bafitanye ibibazo ubundi se no muri company y'umuntu abakozi bose bahuza ntago bishoboka uvuze ikijyanye n'inshuti rero Ezekiel namurebye ku gasaro sibyo maze imisi ndebe ibiganiro bye narebye hirya no hino nyine ukuntu bavuze nyine ngo yarapfushije ngo atwara umwana mu ntoki ngo iserike yitwaye isanduku mu ntoki sibyo anapfusha naranabibonye rwose mu by'ukuri abantu baranavuze ngo ntazi kubana ngenda bivuga ko ababivuze baravuga ngo impamvu ngo apfushije umwana akajya nkoresha iki kinyarwanda akajya gushyingura asa nk'ahatatabawe na baba YouTubers abantu bari bamenyereye ako se ubundi tuvuge bura ko batamutabaye cyangwa ari n'abamutabaye ngiye nagiyeyo hari n'uwagaragaye kuri kamera nkora iki ariko se kubera iki niba nabaye umuntu ushaka kwigira yerekana kuri kamera cyane ngo bikore ese wa mugani tugarukire Ezekiel ubu turavuga ngo wa mugani ngo ntabwo ngo abantu bamushyinguriye kandi umva na ba GASARO barahageze abantu barahageze ntibagiye kuri kamera tubwiwe n'iki ko hatarimo n'abandi bantu baje ariko batigeze basha kugaragara kuri kamera ngereka mbabwiza ukuri muri YouTube hari barabahari na badamuru bo muri YouTube nabandera kamanze mbashakira ubwire aba bagabo bari hano kuri iyi mihanda mu buryo ubu n'ubu reka maze mvuge kano kantu aba bagabo bari kuri no mihanda sibyo nk'abantu babanye neza ariko uyu munsi batangiye bavuga abandi none barimo baravugana urabona ikibazo cy'amagambo mw'abantu mwe mwatangiye muhuza mutwika muzengereza abantu muhuza mukora ibiganiro muri kumwe none uyu munsi nimwe ngo musubiranamo ese ubundi reka ngaruke ntaravuga ku bijyanye n'iyo sanduka abakozi b'Imana byari bikwiye ko baza guhana bagahana inka n'amatungo n'imbwa n'ingurube n'ihene n'imbaraga bagacurika bagacurukura abantu b'abakozi b'Imana koko ibi bintu mwabihariye abapagani k'abantu b'abapagani bahari bashoboye kuza kuvuga no gusubiranamo
mwabibahariye none akandi kantu nshaka kuvugira hano kuri kamera sibyo wavuze ko Ezekiyeli yatwaye umurambo mu ntoki nanjye ngusetse nka kasuko n'ugiseka gutyo wowe ushobora no kumupfusha ukabona naho umujyana oya ntago ari byo twakwifuriza ntago ari byo twakwifuriza abantu ariko nanone kubera iki umuntu yumva yavuga ikintu ku muntu amusesereza noneho umuntu yapfushije iwe yapfushije hasi tuzavuga umani mu rupfu nkenzi ko ibi bintu by'amabifu biba muri social media ariko byagera ku muntu nyine byagera ku muntu wapfushije aha ngaho tujye twitonda mw'abantu ariko si ugupfusha ari umuntu bisekundi abantu bose siyo nzira niyo nzira kubizera Imana kandi hari n'ijambo rivuga ngo nawe uzajya kwa data ntamujyanye kandi niyo nzira nyine y'abagenda bose bari ku isi bambaye ubuzima twese tuzapfa ariko ikintu cyo guseserezanya guys ikintu cyo kuvugana mukireke ikintu cyo gusebanya tukireke sibyo nibyo koko umuntu yagize ibyago ariko nanone ninjya kuvuga ko Ezekiyeli bamuvuze ibi bintu ndashaka hari ijambo Ezekiyeli yakoresheje mu kuvuga nanjye ndashaka kurikoresha muri iki kiganiro Ezekiyeli yakoresheje ijambo aravuga ngo mbere yo kuvuga yuko umugabo wawe bamuvuze cyangwa uvugira umugabo wawe waba uzi ibyo aba yavuze abandi iryo jambo rivuze ku Gasaro yarivuze ati mbere yuko uvuga ko umugabo wawe bamuvuze waba uzi ibyo aba yavuze abandi yego noneho nanyashaka kubaza Ezekiyeli muri iki kiganiro Ezekiyeli barakuvuze nibyo ariko waba uzi ko akebo kajye wamugarura none si uri kuvuga abandi ubuzi ko ibyo uri kubiba utazabisarura igihe cyose uvuze abandi ujye utegereza nawe uvuge ngo amabuye nateye nzayasubizwa uri umukozi w'Imana Bibiliya iravuga ngo ibyo tubiba nibyo dusarura ariko nta muntu nanone nta ruhande ndiho nanjye nta rwo itonde ariko na Ezekiyeli yavuga mu rupfu wenda ngo oya ntabwo tuvuze urupfu nyine yavuze ibyaha by'abandi nawe bavuga intege ze ko se vipi zawe fresh Ezekiyeli araza akavuga ibyaha by'abandi amafuti y'abandi abataye ingo abasenya abasambuye abirukanse buri muntu wese akamuvugaho nkuko nanjye ndimo kuvuga kuri ibi noneho rero ntabwo turi bugiyeho ngo tujye gutinda ku mpamvu zatumye nawe bavuga ku bijyanye n'urupfu rw'umwana we yebwo koko ntibyari bukwiriye ariko amagambo nyine umuntu asohora asubizwa yandi uzi ikintu njye nakwiga muri uyu mwandiko w'ikigeragezo cyangwa se w'ibyo tunyuramo cyangwa n'Imana itucishamo yego buri muntu yiga kubana n'umuntu uwo ari we wese amahoro niba tuje no gusesengura dusesengura ibintu bifatika bitarimo guseserezanya ngwino uvuge wenda kuri Ezekiyeli ntacyo bitwaye uvuga uti wenda Ezekiyeli Imana yakira umwana nibyo koko Imana imwakira ariko na Ezekiyeli nakontorera ibyo avuga kuko ntago ari byiza kwiteranya umuha inama nyine umuhugure nabonye ari we yabwiye ati kuki yagiye kumuca atamuhaye inama asundi urinde wo guca umuntu wundi umuntu aca umuntu atubundi ngiye muzihangana nzabibabwira nababwiye ko nta muntu njya mbererekera uca umuntu gute ese ubundi uriya wamuciye yari yaramusize cyangwa yari yaramuhamagaye ko umuntu hamagarwa n'Imana nsubiza Gasaro byavugiye iwawe n'Imana wamuciye se we ni wamusize ni wari waramwimitse aca nde aca Ezekiyeli nibutsa neza ni wonge haryo byavugiwe yari ngo yari yaramukuye nyine mu bantu b'abakozi b'Imana kwa akubwo Ezekiyeli ibyo yaba yavuze ntabwo abyumvise ntabwo mbyibuka reka nikomereze ikiganiro ninde ngo wacukuye indi mu murimo w'Imana si ngenzi ko wavuze ari Gerard wavuze ngo wamukuye mu murimo nyine nibyo mvuga ntabwo mvuga Gerard ndi kuvuga Ezekiyeli yavuze ngo kuriya kuntu nyine abantu bazakamuca bakamwanika bakamuvuga nyine bakamusesereza yisobanura ndi kubaza abo bamuciye bahamagawe nande bimitswe nande ni bande bo guca abantu nese umuntu ko agira umuhamagaro we nuko yahamagawe numbaze ngiye sinahamagawe warihamagaye njewe ndi umwana w'Imana ndi umukozi w'Imana ariko kuvuga ngo Imana yara ngo narahamagawe guhamagarwa ubwo ribira bavuga ngo reka ngira ikintu nibwirire Ezekiyeli muri iki kiganiro Ezekiyeli ubundi ibiri ku mihanda biravugwa rwose muvandimwe sinkwanze uri n'umuntu mwiza n'iki tusa wowe kugira ngo wigwizemo imbaraga zo gukomeza akazi kawe n'ubutware gerageza kubabarira abantu batanagusabye imbabazi wibuke ko mwabanye neza nk'abantu b'abagabo wibasubiza imyambi barimo baraguha gerageza guceceka
kubera ko nuceceka bizatanga igisubizo cyiza. Nawe nuvuga urabizi neza yuko umuntu yaravuze ngo tera ibuye mu gihe unkwereke kirimo. Ahantu tuba dutera intoshorera ari gihe turumbukamo ibintu tutari twiteguye. Ariko nanagaruka ku kantu yavuzeho nanone ndakagarukaho. Aka kaneze cyeri yavuze ati umugabo wawe niba utazi ibyo avuga kubera icyo ushaka kubabazwa nuko bamuvuze. Ndashaka kuvuga ku bagore bajya mu bitugu by'abagabo bajya gushyigikira ibyo batazi. Ese n'umugabo wandi yavuze. Ariko se mana yanjye nta zina navuga muri iki kiganiro. Yakoresha ijambo avuga ngo Nabari. Nabari. Urumva? Siwe Nabari yavugaga ninde we? Ntabyo tuzi nyibwo yazimije. Natwe turakoresha uko yazimije. Twe dusigaye twanariza ibiri ku mihanda. Icyo nshaka kuvuga niba Nabari yenda afite ibyo yavuganye n'umugore we. Sibyo? Nabari uwo nagenda avugane n'umugore we ku giti cye. Ariko ntagenda ngo acengeze umugore we mu kujya kuvuga abandi cyangwa kubandikira cyangwa kubahamagara ngo wa mugore wa Nabari ivange muri ibyo bintu kandi atazi baba Nabari babiri cyangwa se wa Nabari umwe icyo bapfuye. Sibyo? Ako kantu niko nyene nashaka kuvuga kuko abagore bafite ikibazo cyo kwivanga mu bintu. Ukagenda koko umuntu umugabo wenda ni Nabari mu ruhame ni Nabari mu bantu ni Nabari. Ariko reka mbabwire ntawanga ibyo binuka. Hari igihe buriya twebwe tubona ngo yikupure tukabona nk'umuntu yararorongotanye n'urugero ariko umugore akubonamo zahabu akubonamo dira akubonamo zahabu. Ariko ngewe nta muntu navuga ngo nuyu cyangwa suyu na nuwo nzi nge nakoresha kuvuga ibyavuze. Yego icyo nshaka kuvuga rero abagore nibamenya amagambo babwira abagabo babo kuko namwe murabizi ko umugabo ushaka kumwaksera mu magambo ukamuteranya n'umuntu ukamuteranya n'abantu ukamwangisha societe cyangwa se agahinduka bakabaragameza akabana Nabari mu ruhame ugasanga neza umugabo muhinduye zizenge kandi ari wakabaye mugira inama. Sinzi nibambaza ikindi kibazo. Ndakumiro koko hari igenge ndeba nkayibaza amaherezo y'iyi mihanda azaba yaye. Nyese azaba yahe ni bibazo nyine. Ni bibazo. Uyu munsi abana bari inshuti. Ejo ugasanga noneho banikanye. Mva. Ako uyu mutipu yerutse gukora impanuka yitwa nde nawo ukoranaga ibiganiro na Ezekiel. Harya n'uwi. Ejiste. Hari umuntu witwa Juste. Hari umuntu witwa Ezekiel. Hari umuntu witwa Pastor Claude. Aba bantu bahoze ari inshuti babanye neza. Nuba ariko ari inshuti. Impamvu utari nge sinavuze yuko batakiri inshuti. Ni icyo nge nshaka kuvuga nta gutumye nkirangiza. Aba bantu bahoze bari inshuti. Nta nubwo mvuze ko batakiri inshuti. Ariko sometimes hari igihe nyine ureba nk'ibintu byavugiye ku macano n'iki twe tuba twanariza turi abantu bakuru. None ukavuga uti niba aba bantu bagifite ubushuti Mushumba Korode wakegera aba bahungu ko ari abahungu bawe ibikomere bafite ukabiganira nabo. Na Mushumba nimba koko hari ibibazo yagize bakaganira. Uyu munsi wa none na Juste niba hari n'ikibazo yagize mukaganira. Mwabantu b'Imana murimo muratuganisha. Mwatubwirije ubutumwa bwiza mukatubwira ibintu byiza mukareka kutubwira ibintu bidukomeretsa. Kandi ibyo mutwigisha nibyo dufata. Ko gahunda zimeze. None se buriya umuntu hari igihe afite igikomere akomorwa n'utagifite. Ariko petse gato hari ikintu mvuze Juste bituma nibuka. Ariko mbabwiza ukuri imihanda irasesereza. Mvuze Juste ndibuka. Imihanda irasesereza. Mwaba mwibuka mu minsi yashize Juste akora impanuka ukuntu aba YouTubers baje hano bakavuga ngo ntabwo Juste yakoze impanuka ntabwo Juste arwaye. Ubu neza kirapfushije umwana muraje ngo ntabwo ngo agize reka mbabwize ukuri turi abantu turakosa. Nukuri rwose umuntu ashaka kuzana gakosa ngiye nkunda kubivuga. Nanjye ndi n'umunyamakosa. Ariko ikintu navuga ntabwo nimba umuntu uyu munsi wa none agize ikibazo yapfushije cyagize accident twamwishima hejuru. Isi ibi bintu byari bikwiriye. Byari bikwiriye gasa. Sha umva rero. Juste yakoze impanuka muramuhagurukira. Dore nuko harimo abagiye basabirwa ubufasha mukavuga ngo ntibarwaye birinda banapfa. Mwabantu mwe mwese tugakundana inzira z'ikigendwa. Bibiliya avuga ngo nimusubire uko mwahamagawe. Mwasubiye uko mwahamagawe. Sha bizagorana ibintu birimo amafaranga rero n'abantu basigaye biyambura ku karubanda. Ntago byapfa gukunda ko ewana. Gihorere. Reka twikomereze none akandi kantu. Hari ariko
niba ari byo niba ari ibya kera simbizi dore ko natwe ari byo tuzatwikamo hari tukaniyotsa. Nabonye hari video iri kwa mushumba kwa Claude ivuga yuko ngo Gerard yagiye gusaba imbabazi we na Mutesi. Yes, abantu bagenda bagiye bayirebe ngiye nayibonye. Ntago nayibonye. Akibaze na titire niko ibivuga. Oya titire zo nukaziteho. Ntago nge mbyitayeho. Ahubwo basanga banagiyeyo na. Oya icyo ngena nabyo byiza nicyo abantu bifuza. No nanjye icyo nashakaga kuvuga muri iki kiganiro ni imbiri ya video. Ari yubu ngubu Imana ishimwe ariko niba ari niya kera aba bantu harimo nande undi harimo nabonyemo Pastor Mutesi na Gerard bari kwa Claude baramukanya n'umudamu wa Claude ariko icyo nashaka kuvuga nimba iyi video ari yubu Imana ishimwe kandi niba ari niya kera nukuri ikintu nasaba abantu muri iki kiganiro bongere biyunge nicyo kiranga abakozi b'Imana n'urukundo aba bantu bahoze ari inshuti kera aba bantu biyunge mu rukundo rw'abana b'Imana biyunge guterana intosho biyunge ntago ndi mentioning ngo mvuge ngo Pastor Claude yunge na Mutesi ngo Mutesi yunge ngo na Claude cyangwa ngo mvuge ngo agetwa nde Gerard ngo mvuge ngo Gerard ngo ibikini ya icyo mvuze muri iki kiganiro nabasabaga nk'abakozi b'Imana twamenyeye kuri imihanda bahuzaga bakundanaga n'ukuri nta kintu bapfa na kimwe kibaho kera kirabura cyatuma batababarira naka ka video none se abantu basabanye imbabazi ko mbona ari video iri benseyemo gusa ntago byagorana rero ko abantu banakica kuri kamera nekereza ko ari kwa kundi nk'ubu sengera ni dufite amafoto yego umuntu agashyiramo amafoto yego icyo nanjye nicyo mvuga biragaragara ko aba bantu bamye babanye neza cyane ariko mbabwiza ukureka mbabwire diamond ugendera kuri imihanda baba we niba agenda nk'inzoka y'imbarabara niba umudiamond ukora kuri YouTube agendera mu birere niba umuzimu ugendera hano agenda mu gataro niba umudiamond ukora kuri YouTube agendera mu ki niba agenda mu mazi niba agenda n'injo umudiamond ukora kuri YouTube niba agenda muzuba ntago mbizi wakibaza abantu bari babanye kuri abasangiraga basekaga baryaga banywaga uyu munsi nibo baza bakaba bimeze gutya akubwo urumva iyo diamond ukuntu ifite imbaraga zikomeye ni turawansi ni siri wasajya kanisamereye comment umuntu ati muraho neza gasa rero hano dufite abakozi b'Imana banyabo ariko hari n'abakorana I think so n'izindi mana mwibwe mutamenya nk'uyu mupasteri warinde ya mentioning agande ubwo ni nk'uyu mupasteri yambwiye ko Imana ivuze ko agomba kunsengera nkabona urubyaro ariko avuga ko uko yavuze tugomba kubanza kwibarangura bakajaganyurana kwijaganyurana nyine kwibarangura ubwo simbivuze imvugo yabyo kwibarangura nanjye najaganyuranyije nta kibazo mubwira ko Imana itavuga gutyo kuva icyo gihe yahise ambroka ambwira ko nimba nkeneye umugisha nta nuwo nzabona igihe ntumvira amavuta y'abakozi b'Imana yemwe mwari muri ahariko mwiriwe kumvira amavuta y'abakozi b'Imana se no kwiyambura kumvira ako mwabantu mwe ako mwabagabo mwe namwe mwabakozi b'Imana mwe rwose ikibuga murimo muragicurika ngemba mora mwakigize tarapeza cyokora hariho abakozi b'Imana uziko ikibuga cyo mwakigize tarapeze ariko ntabwo ari bose ibaze kugira ngo ubwire umuntu urumva ngo kugira ngo umusengere agire icyo ageraho nuko ubanza kwibarangura mama nyabo arangije aramuboroka singamuboroka ngaho genda ibarangure mu bakristo bawe nawe urabafite va mu ntama nazenguruke ibarangure n'ahandi ariko mbabwiza ukuri mureka mbabwire twese ntabwo turi beza ariko ibi bintu mukora kandi ni ukuri dore aho ndaha ntabwo bizabagwa amahoro twikomereze oya wivuga gutyo none se ubwiye umuntu ngo mwibarangure uri umukozi w'Imana koko ibyo ni ibintu ngayibaze nk'iyo comment biri no ku karubanda ni nk'indi nasomye nayisomye ku Gasaro ndayivugira hano narayisomye ivuga kuri Harerimana Jean Bosco barandika bati ahubwo urayibutse ahubwo reka nyishake nyisoma rwose ahubwo nibareba nabi umuntu aranagira
bazayipostingamo hagati mu biganiro batazavuga ko tuba tubeshya. Umuntu yarabyanditse nge narabyisomeye. Reka nze nyirebe iyo comment ndayifite nafashe screenshot. Yes. Abanze nyishake kugira ngo iyi nuze tuyishyiremo kabisa uko igira. Waranayimaye inbox ahubwo. Yes. Rega nawe tuba twavuganye menshi. Nge nayibonye. Nongeye nyikoherezaho bushya se. Wayibonye? Isomera abantu. Iri kuri Gasaro. Iravuga ngo nayibonye. Gusa muraza kumva nibyo mutari muzi. Iyi dosiye irazura ibyari bitwikiriye nk'umukozi w'Imana nk'iby'umukozi waguye mu rugo rwabo agize iki? Atewe icyuma n'umugore we bikazinzikwa. Ayo makuru nayo arahari. Icyaha ni gatozi. Aha nihitiraga. Yanditswe n'umuntu witwa Umuhoza Claudine P1S. Iyo dore iyi message irahari ngiyi bagende ku Gasaro ku kiganiro twakoze bayirebe irahari. Twe tuvuga ibintu biri kuri imihanda. Tuvuga ibihari nimujya no kwanaliza no muri comment no mu byo mujya kuvugaho. Mujye mubanza mwumve ko nta muntu twavuzeho. Tuba twavuze ku bintu biri ku muhanda. Kandi ko guterwa icyuma bibaye ari byo byaba bibabaje cyane. Reka noneho tuganire kuri aka kantu kandi. Nta kibazo. Abantu bakunda byacitse. Kandi yego koko byacitse. Uwitwa umuntu umwe ntavuze kubw'impamvu z'uko atambwiye ngo mwamamaze muri iki kiganiro. Yaravuze ati twebwe mukunda amatiku ati kuko tubahaye ibitari amatiku ati nimwabyemera. Ati abantu baje bakababwiriza ntimubyumva. Iyo baje bakabahereza ibiganiro by'inama ntimwumva. Ati none rero ko twamenye ibyo mukunda nibyo tubaha. Tujye tubibahati. Tugiye kujya tubibahati. Tugiye kujya tubaha ubwino tubakubita imihanda uko yestaye. Ndagaruka kuri iki kintu. Umuntu uhangara mu buzima bwe bwose. Akifata. Ubwo ndimo kugarukaho twatangiriye. Yego. Akifata n'umutima we wambaye inyama n'abaraso, akifata n'ubwenge bwe buzima, akifata n'ibitekerezo bye, akifata uko asa n'uko areshya n'uko ataha n'aho aryama n'aho abyuka. Akanenga k'umuntu yashyinguye gikene, agashyingura gitinde, agashyingura bitiyubashye. Gushyingura abamo kwiyubaha. Ubwo none se wavuga iki? Niba umuntu yavuga nyine ko umuntu yatwaye isanduku mu ntoki. Gushyingura hasigaye harimo gikira akabamo na gikene. Navuga iki? Haryo uwo mwashyinguye amenya na mwamushyinguje bigikire cyangwa amenya ko mwamushyinguje gikene usibye kwipasa muremure. Uziko nyenze umuntu wigeze kujya gushyingura umuntu agafata rambere. N'ubu yo rambere yamwahagije n'amagingo n'ubu byamuyobeye. Urabeshya. Ubundi mwatse tugashyingura ibyatubayeho ibitubayeho tukabyakira uko bije. Numvise Ezekera avuga ngo irimbi ry'inyamirambo riruzuye. Ryuzuye. Ngaho gada. Ko ryuzuye turahekerana tujya he? Oya turerekera he ko numva none ikindi kintu. Ubuse karuko ese ubundi reka mvuge. Ezekiyeli yaba atarapfushije mwaramuhembye niburi yabyara. Ko nshimye ko yashyingwije gikene da ariko mwavuze. Niburi yabyara mwari kujyayo mukamwubahisha mukamuhemba nibura mugaseruka gikire. Arahi cyo koreka mbabwiza ukuri. Habeho kwikontora mu byo tuvuga. Umuntu asekundi ngo yapfushije. Aya nyibariza ikindi kibazo. Hari uwanditse komenti hano nayo nshaka kugarukaho ndumva nsa nunasoza. Ati ese uyu Nabari uri kuvugwa uvuga ku yindi miryango aho ntago uyu mubyeyi yaba mutinya
bikaba bituma atamugira inama. Ubwo se ngutinya undi nini? Bikaba bishatse kuvuga ko nyine ubwo niba bivugwa ko uno mubyeyi ashobora kuba harabo wenda yataka sinzi uko yabatatse ubwo ngubwo cyangwa ukababwira, bikaba bivuga ko otaba yavuga ngo uyu muntu reka mugira inama. Mbese tuvuge ntabwo yakwatura izina, niyo mpamvu yamuhaye izina na bare. Oya, umugore akaba wenda atamugira inama, abe yamubwira ati mwiriwe, mbese nyine amubwira ati kubera ko nifuza ko umuryango wanjye wakenterefone waba involved muri ibi bintu, muri ino mihanda, muri aya matiko, nawe reka kwataka imiryango y'abantu, ureke kwataka abagore b'abantu, ureke kwataka abagabo b'abantu, ureke kwataka abana b'abantu. Jya wivugira nyine iby'imihanda ariko ukuremo iki imiryango y'abantu. Nibyo nyine yavugaga no munatese we ntiyaba mutinya. Yes, nanjye icyo nicyo nibaza, kuko nta kuntu umugabo wawe yaba abanye n'abantu muri rusange ameze nkaho ariko reka mbabwire, ubundi umugabo aba ikibazo ukananirwa no kumenya ko ari ikibazo, umuntu aba ikibazo iwe akaba ikibazo hanze. Yemwe we, hari akantu nibutse muri iki kiganiro, niba ari uko abantu bubatse vuba, ubundi umuntu avuga ku bantu basenye nawe yarasenye. Uzikomeretse kubona umuntu wihaye abantu batandukanye akavuga ngo abantu ngo barasenye, ngo abantu ngo ntibashobotse, ngo umuntu koko nawe jo ese mwikanze iki? Hari umuntu wabwiye ngo ikanze ikinyagahe. Umuntu avuga ku bantu ngo barasenye, yarasambuye, yararwikoreye ku mutwe, icyabuze ari TV1 ijya gufata amakuru nk'ayandi yagiye gufata matera ya Mutabazi. Koko abantu uziko ibi bintu bibaze kuba too much. Icyo navuga kuri icyo kintu nyigarukeho, ashobora kuba mutinya cyangwa se mo kimwe akaba namubwira akaba atanumva. Hari abantu bameze nk'abari intumva, hari abantu bameze nk'abantu badashobotse, hari abantu bameze nkaho bameze sinzi ukuntu nabivuga, ariko ikintu nasorezaho reka nkubwize ukuri. Nimba ubundi warananiye umugore wawe ukaba utamwumvira, ubundi abantu nibanagutindeho, niba abantu bagiye kugutindaho ngewe ndatashye, murabizi nitwa Jackie, ubwo nagiye niko byanarangiye. GASARO TV.